yavuze ngo ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amen. Hallelujah. Cyane hallelujah. Tugiye kuganira hejuru y'imbaraga z'ubutware twahawe n'Imana. Amen. Cyangwa se ubutware duhabwa na Yesu. Hallelujah. Turashima Imana ko yongeye kuduha umwanya mwiza wo guterana. Imana ihabwa icubahiro. Turashima Imana ko twanezerewe muri iki kibanza. Amen. Abo twararanye hano muri Kesha twanezerewe cyane. Hallelujah. Dufite umunezero mwinshi cyane. Rero Imana ihabwa icubahiro kuko nizo itanga umunezero. Turashima Imana ku ikaze mukomeje kuduha abayobozi b'iri torero ndetse n'abapasiteri bose bo muri uyu muhanda. Imana ibaha umugisha. Turashima ku bwa protokolo bakomeza kutwitaho, bagize neza. Imana ibaha umugisha. Hallelujah. Ndashima Imana rero ku bw'abashitsi turi kumwe, abakozi b'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kuba twagendanye nabo, n'umugisha udasanzwe. Ndabishimiye cyane. Hallelujah. Ndashima Imana ku bwa mwene data hari Kesi. Natambuke tuwe nk'abaririmbaho. Yavuye i Burundi yaje gutaramira Imana. Amen. Ni umukozi w'Imana yavuye i Muyinga azi Bugande kandi yaje wenyine uko ameze aza gutarama. None ndamwishimiye cyane, naramukunze. Kunda abakobwa n'abamama bahaguruke gukorera Imana. Umunsi mubona naramubwiye ngo nibutse ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ko barimbuka n'ubupfu. Iki yakoze ku bantu bariko barimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Akenshi rimwe na rimwe niyo babona abamama bahagurutse gukorera Imana nkatwe twazize ingo turaza, benshi bazabifata nk'ubupfu, ariko si ubupfu, harimo imbaraga. Amen. Rero turaganira hejuru y'imbaraga z'ubutware duhabwa n'Imana. Ni ukuvuga ko tugiye kuririmba acurange hariya yarageze, hanyuma ndaza kuganira umwanya muto ko murabona namwe ko inyuma hari ibintu bikomeye kugira ngo nze gutanga umwanya. Wamucuranga ntakuririmba kugira ngo tuze gusirimba.
Haleluya. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Dusubire tuzamure kandi turanezerewe cyane. Dusubire tuzamure. Haleluya. 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 Twongere kandi tuzamure kandi icyubahiro ni icy'Imana. Tuzamure nawe ucyongera kure. Haleluya. 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 Subira papa. Wihute cyane. gira neza Mana, urakomeye data, urahambaye. Imbaraga n'izawe, ubasha n'ubutware n'ubwawe. Niwe ufite gukora bikaba, wategeka bigakomera, Kristo wera wa Isiraheli. Pasike paria sameda bina sanda varde gote peloda varinde gos. Tankila samili bardego vida salame dos pipo sangila elot medo sangime lodas. Mbaraga z'Imana, ubwiza bwa Yesu Kristo. Mana, tweretse umuvugabutumwa uhagurutse kuvuga izina ryawe, agiye kuvuga ijambo ryawe. Mwami Yesu, ni umuntu utashoboye, ntabashije, ariko turasaba ububasha bw'Imana n'imbaraga zivuye mu ijuru kugira ngo zibashe kumukoresha. Mwami Yesu, ahinduka akanwa nawe uvuge ibyavuga byose Mana bibe bivuye mu ijuru, kandi nawe Mwami Yesu n'abicaye ubashe gupfundura amatwi n'imitima kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe, kandi buri wese aryumve nk'iryiwe, kandi buri wese aryigereho, kandi buri wese Mana ijambo ryawe ribashe kumubera umuti, ribashe kumubera Mwami Yesu agakiza, abashe guhinduka. Reka niko wavuze ngo izina ryawe, ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ibyaremwe bisha, ibyakera biba bishize. Reka ugiye kurigabura nawe umwuzuza imbaraga n'umwuka kugira ngo abashe kugira izavuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Haleluya. Mana ibahe umugisha. Navuze ko tuganira hejuru y'imbaraga z'ubutware duhabwa n'Imana. Haleluya. Cyangwa se ubutware twahawe na Yesu. Imana imaze kurema umuntu, Imana yakunze umuntu, irangize gukunda umuntu iramukundwakaza, imuremera Edeni, imuha ubutware bwo kwita ikintu cyose amazina. Ni ukuvuga ngo Adamu yari afite ubutware bwo kwita ikintu cyose. Haleluya. Imana yari yaramuhaye ubwo butware, yagaze anabonana n'Imana uko yishakiye, ndetse ngo nimugoroba Imana ikamugenderera ikamusura, kaza kumuheza mwiriwe. Haleluya. Ariko ubwo butware Adamu aza gukora icyaha, iwe na Eva batakaza bwa butware umuntu yari yarahawe. Imana ibona ko tudakwiriye kubaho mu buzima budafite ubutware, bituma twohereza Yesu. Haleluya. Tuzamure Yesu cyubahiro. Haleluya. Itwoherereza Yesu, Yesu araza arongera kandi atugarurira ubutware. Biblia yavuze ngo Yesu ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo gutegeka. Ni ukuvuga ngo Yesu yatuzaniye ubutware, kandi ubutware
ubutware bwo gutegeka ariko abantu ntibabyizeye. Haleluya. Nukuvuga ko abantu bari mu kugendana ubwoba, titumenye ko muri twebwe harimo imbaraga z'ubutware kandi ubutware bwo gutegeka. Umuntu wese ari mu kugendana ubwoba, abantu bari mu gutinya abandi kandi twarahawe ubutware. Haleluya. Naratekereje nsanga mu buzima busanzwe iyo umupolisi kera amaze kwitwa umupolisi barabaza bahagarara mu muhanda akambara ka kenda kakajere baza bambara, azahagarika imodoka akoresheje gusa ukuboko, za rukururana byamukamiba ambutiyaje ikamiba umuhanda wose. Kubera iki? Imbaraga z'ubutware yahawe na leta. Haleluya. Nukuvuga ko umuntu usanzwe nkaje ngiye nkara mu muhanda ngahagarika kagira kukuboko imodoka zomponyora. Kubera iki? Nta butware mfite bwo kuzihagarika. Haleluya. Umusirikare niyo yoba yambaye igisivili ariko kubera imbaraga z'ubutware yahawe n'igihugu aza yizera ikarita afite mu mufuko cyangwa se ikindi kintu yitwaje nubwo cyo kitagaragara. Iyo abwiye umuntu ngo caha, umuntu akigira nabi aza akora mu mufuka akakwereka ikarita ukamenya ko afite ubutware. Iyo umaze kubona ya karita abagabo bazagenda batabahindukira batazi iyo bahaye baje. Kubera iki? Imbaraga z'ubutware. Iyo arabyizeye karabigenderaho azi ko afite ubutware, habe niyo wowe umuruta aza kwita peti sama kugira ngo peti icaha. Kubera iki? Imbaraga z'ubutware yahawe na leta kandi siko kuzizera, ibo bazabyizera bakanabigendera. Kandi umuntu wese twese tuzatumurangiza turutse hariya ukaza wamutinya turi hano umusirikare. Haleluya cyane. Haleluya. Abasekirite nukuvuga ngo umusekirite iyo ari kuri gate sebuja azamubwira ngo nta muntu wemerewe kwinjira hano mu gipango tabizi ntaguhaye uburenganzira. Aba ari umusekirite uraho ariko akamavuga ngo ntugomba kwinjira tiwo harenga kubera imbaraga z'ubutware yahawe na sebuja. Nukuvuga ngo bwa butware yahawe na sebuja ababwizeye yizeye neza ko ntawo mucaho nta n'ushobora kumucaho. Katwiri iyo tugiye gusura abagwayi umusekirite yadakeneye ko winjira tugira time yo gusura abagwayi tushobora kwinjira iyo wayirengeje uzusubirayo. Kubera iki? Imbaraga yahawe n'umuganga. Haleluya cyane. Haleluya. Noneho nabikuruye mbuzana mu buryo bwa gikristo. Turi abakristo twamenye Imana twizera Yesu kandi Yesu turamufite ariko uri mu gusanga nta butware. Mureke Imana muri uyu mugoroba itugarura imbaraga z'ubutware. Haleluya. Umuntu wese agenda uko imbaraga ze zingana. Twahawe ubutware kandi ubutware bwo gutegeka ariko abantu bari mu kugira ubwoba. Umuntu akamatinya umukecuru gusa wo mu muhanda wapfa kubona gusa umukecuru nk'abakecuru bakuziho bambaye ibitambara n'igitangaza abantu bakamagira ubwoba uko n'umukirisitu abiriya hejuru ahora mu birere. Ariko kubera ko nta mbaraga z'ubutware atizeye ubutware twahawe na Yesu abantu bakamagenda n'ubwoba. Abantu bari mu kurara badasinziriye bakarara babona kubera kubura imbaraga z'ubutware. Mane tubabarire. Haleluya. Nukuvuga ngo Satani yateje abantu ubwoba, abantu bari mu kugendana ubwoba tibamenye ubutware dufite muri twebwe kandi ubutware twahawe na Yesu. Twahawe ubutware bwo gutegeka. Haleluya. Ariko abantu gusa tukama dutekereza abantu bafashe imbaraga za Satani bamaziremereza cyane ndetse ubikurikiranye mu gusanga bamwe ari zo bizeye kandi batabizi. Akamenya ko niba hari umuntu runaka wageze muwe akamavuga ngo isi irashize igitangaza cabaye ibicika byabaye ni mutabaye akaza atabaza abantu. Ariko abakozi b'Imana gutya twakandagira muwe tatabaze ngo avuge isi irashize murebe ibintu bigiye kubiwanje hagiye kuba ibintu kubera ko haje abakozi b'Imana. Ivyo abantu ndi bari mu kuvyizera ariko agakecuru katakibona kinjira mu nzu kamutabaza ngo isi yashize. Tidutabaze abakozi b'Imana binjiye mu rugo uvuge ati isi irashize ndagenderewe suwe n'Imana. Uyu mugoroba hagiye kuba igitangaza ugasanga abantu kubera ubwo bwoba bwo kutamenya ubutware twahawe na Yesu bari mu kwizera imbaraga za Satani kandi batabizi. Haleluya cyane. Haleluya. Ariko naje ngo mbabwire twizere imbaraga z'ubutware twahawe na Yesu
kandi ubwo butware ni ubutware bwo gutegeka. Natekereje Gideyoni, nsomye Bibiliya, Gideyoni yabayeho ari umunyembaraga ariko atazi imbaraga z'Imana afite. Marayika aramugendera aramubwira ngo Gideyoni we, ngo witinya, genda uko imbaraga zawe zingana, ngo kandi ngugira n'ubutware. Yamavuga ngo se ngo ni umunyembaraga gute? Abamediyani bakaba batubwira gutyo baba batubwira. Haleluya. Ariko marayika arongera aramubwira ngo witinya, genda uko imbaraga zawe zingana. Mureke uyu mugoroba buri wese agenda uko imbaraga ze zingana. Hari imbaraga y'Imana ikubitsemo, hari imbaraga y'Imana iri muri wewe, kandi iyo mbaraga y'Imana biragusaba kuyishurirwa kugira ngo ubashe kugenda uko imbaraga zawe zingana. Haleluya cyane, haleluya. Gideyoni amaze kumenya imbaraga z'Imana ziri muri we, amaze gutahura imbaraga afite, yamahera ngo gusenya ku bigirwamana byase. Yaje kuja kurimbura abamediyani ariko yahereye iwabo. Iyo wamenye imbaraga z'Imana ufite, iyo wamenye imbaraga z'ubutware ufite muri wewe, haleluya, tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya, haleluya. Iyo twamaze kumenya imbaraga z'Imana cyangwa se imbaraga z'ubutware dufite, twahawe na Yesu, tuzabaho mu buzima budatinya. Pamva abantu bari mu kugenda n'ubwoba, pamva abantu bariho mu buzima bwo gutinya, pamva abantu batakicigirira icizere, ni ukutamenya imbaraga z'Imana ziri muri wewe. Ariko iyo uzi imbaraga z'Imana ziri muri wewe, uzugenda uko imbaraga zawe zingana. Witinya, genda uko imbaraga zawe zingana, ngo kandi ugira n'ubutware. Haleluya. Nasomye Bibiliya irambwira ngo nuko ibasha gukora ngo ibiruta cyane, ngo izo dutekereza, ngo ndetse n'izo twibwira byose, ngo kuko imbaraga zayo ziri ngo zidukoreramo. Si imbaraga zikorera hanze, ni imbaraga zikorera muri twe, ni imbaraga twahawe na Yesu. Nukuvuga ngo Yesu yatuzaniye ubutware. Izo mbaraga rero tugomba kuzitahura tukazikoreramo, tukava mu bintu by'ubwoba. Haleluya cyane, haleluya. Natekereje abagaragu b'Imana batahuye imbaraga z'Imana ziri muri bo kandi barazikoresha. Haleluya. Umunsi umwe ngo Petero yageze kwa Ayineya. Bagere kwa Ayineya, Ayineya yari amaze imyaka 8 ari ku gisasiro, kandi umuntu umaze imyaka 8 agwaye ari ku gisasiro nta mbaraga z'umubiri aba afite, abari umugwayi bene wa wundi utabasha kwibyutsa, utabasha kwikorera buri kimwe cyose. Ariko Petero yamamubwira ngo Ayineya we, byuka wisasire, kandi gusasa biragoye. Ariko kubera imbaraga z'ubutware Petero yari afite, yamamubwira ngo byuka wisasire, Ayineya ngo yamavyuka arisasira. Haleluya. Nukuvuga ngo nta kindi cyabiteye, ni imbaraga z'ubutware. Iyo uzi ko ufite imbaraga z'ubutware, uzukorera Imana kandi ukayikorera udatinya, ubundi imirimo n'ibitangaza biza bigenda bikurikirana n'abizera. Abantu bari mu kwibaza bakibaza ngo ese ngo ko bitangaza bitagikoreka. Haleluya. Bakamavuga ngo ese Imana dukorera niyo n'abakera bagaza bakorera, niyo ba Petero bagaza bakorera. Haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Nukuvuga ngo Imana dukorera ta gacuka guhinduka. Bira yarambwiye ngo Yesu Kristo uko yararejo ngo n'uyu munsi ni pari kandi niko azahura iteka ryose. Imana Petero yakoresheje abwira Ayineya ngo byuka wisasire. Nukuvuga ngo ya Mana niyo Mana natwe dukorera. Iyo uzi imbaraga z'Imana ziri muri wewe, iyo wamaze kumenya ko ufite imbaraga z'ubutware, nukuvuga ngo twahawe ubutware bwo gutegeka. Ntabwo ari ubutware bwo kudutera ubwoba, bwo kudusubiza mu bwoba, ahubwo ni ubutware bwo gutegeka. Haleluya cyane, haleluya. Yesu baramubwiye ngo Lazaro yapfuye, bamara kumubwira ngo Lazaro yapfuye kandi Lazaro yari inshuti yiwe. Ariko Yesu yama abihorera, asa n'utari kubumva kandi ahabumva, asa n'utabitayeho, kubera ko yari azi imbaraga z'ubutware ziri muri we. Yari azi ko afite imbaraga zo kura n'abantu mu butaka. Haleluya. Arabihorera umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ngo hagere ku munsi wa 4 yamabwira abigishwa ngo nimuze tuje gukangura Lazaro. Abigishwa tese umuntu umaze iminsi 4 uko none ntiyanaboze, turaje kumukangura kandi yaraboze. Ariko Yesu kubera ko yari yizeye imbaraga z'ubutware yari afite muri we, yageze ngo kwa Lazaro yama avuga gusa ngo Lazaro we sohoka. Igitare ngo cama kibiranduka,
Lazaro asohoka ari muzima. Imbaraga z'ubutware twahawe na Yesu ni imbaraga zo gutegeka, kubera ko Yesu yadusigiye ububasha. Aravuga ngo muzokora, ngo muruhe mukore n'ibyo ngo ntakoze. Iyo wizeye izo mbaraga, nizo mbaraga zazikora imirimo n'ibitangaza, nizo mbaraga zazikuraho ibibazo. Izi mbaraga nizo mbaraga zazikiza ubugwayi, izi mbaraga nizo mbaraga zazicamo inyanja, izi mbaraga z'ubutware nizo mbaraga zaziridura za Yeriko kandi abantu batavuze. Tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya, haleluya. Soza umunsi umwe ngo abana b'abahanuzi ngo barebye ahantu bari ngo babona hababanye hatoya, baravuga ngo bareke tuje guca ibiti, ariko ngo bakaba bari kumwe n'umugaragu w'Imana Elisa. Amava ngo tako twogenda tutajanye Elisa. Ubundi iyo ufite imbaraga z'ubutware abantu baza bakitwaza. Haleluya. Iyo ufite imbaraga z'ubutware muri wewe abantu bazaje kuja ahantu bakavuga ngo mwasize runaka gute, kubera iki? Imbaraga z'ubutware. Bamava ngo tugomba gusiga Elisa. Baragenda ngo bagere iyo bakageraga batangiye gutema ibiti, ishoka yumwe ishenyi gutibuka mu mazi. Aravuga ngo ishenyi yanje kwiguye mu mazi kandi ngo yari intirano. Ngo baragenda babibwira umukozi w'Imana Elisa. Ngo bamaze kubibwira Elisa, tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya. Kubera ko yari afite imbaraga z'ubutware, yari yizeye imbaraga z'ubutware yari afite muri we. Bamaze ngo kubimubwira, ubundi ishenyi cyangwa se ikintu cyose cy'icuma iyo gitibutse mu mazi kizacyama kija ku musenyi tigishobora kureremba. Yamafata agati kandi agati sisumako, agati ngo agaterera mu mazi kakurura yashenyi irareremba. Kubera iki? Imbaraga z'ubutware. Nukuvuga ngo iyo dufite imbaraga z'ubutware turadutegeka ibyo abantu babona bidashoboka tukabitegeka bikabaho. Haleluya. Tuzamure Yesu icubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo Elisa yari yizeye imbaraga z'Imana, yari yizeye Imana, yari afite imbaraga z'ubutware. Iyo dufite imbaraga z'ubutware tubaho mu buzima budatinya. Haleluya. Muragira ngo Eliya niki cyatumye ahagarika imvura? Ngo yamahagarika imvura yamavuga ngo izomara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu, ngo kugeza igihe nzobitegekera k'umugaragu w'Imana, kubera ko yarazi ko twahawe imbaraga z'ubutware kandi ubutware bwo gutegeka. Haleluya. Kandi nasomye igitabo cya Yakobo, Bibiliya irambwira ngo Eliya nawe ngo yari umuntu umeze nkatwe, ngo ariko asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura ntiyagwa kugeza igihe yongeye arabitegekera. Iyo twizeye imbaraga z'ubutware kandi ubutware twahawe na Yesu ni imbaraga zo gutegeka, ni imbaraga zo guhanurira ubuzima bwacu. Hanurira ibyawe, hanura wizeye iyo yarabibeho. Hanurira ibyawe, hanura wizeye iyo yarabibeho. Birebe ingano yabyo, uburemere bwabyo. Birebe ingano yabyo, birebe ingano yabyo, uburemere bwabyo. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo twahawe imbaraga zo guhanurira ubuzima bwacu, cyangwa se guhanura ibyo dukeneye ko biba bikaba. Izo mbaraga ni ubutware twahawe na Yesu. Impamvu uri mu kubona za bindi bitagenda nuko utaramenya ko ufite imbaraga muri wewe zo kubihanurira. Uyu mugoroba ni umugoroba wo kugenda uko imbaraga zacu zingana, tugahanurira ubuzima bwacu. Kuri uyu muntu niwe utegekera ubuzima bw'uko bugomba kuba, ukabuhanurira. Niba utegereza ngo abahanuzi biriya sigaye barabaye abo mu nzego. Haleluya. Ariko iyo wamenye ko muri wewe ufite imbaraga z'ubutware kandi ubutware bwo gutegeka, hari ibyo sa dutegeka tudakeneye ko bitubaho kandi ntibibi. Haleluya. Haleluya. Ibyo nta kindi kiza kibidutera, ni imbaraga z'ubutware twahawe na Yesu. Aha twasomye Yesu ahamagara abigishwa ngo abaha ubutware bwo gutegeka no kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Haleluya. Amen. Abigishwa ngo baragenda, yarababwiye ngo aho muzosanga amahoro ngo
muzoyabasigire ngo aho muzosanga badafite amahoro ngo ayo mahoro azobagarukire. Baragenda ngo bashika mu mudugudu binjira ahantu ngo bakabasigira amahoro. Aho basanze hari abagwayi bakabasengera bagakira. Aho basanze hari ibimuga ngo bigahaguruka. Basanga abantu bafite abadayimoni ngo bakora ku badayimoni kubera ko Yesu yari yabahaye ubutware ngo abadayimoni bakama bahunga. Ngo baza bariko babwira Yesu ngo baramubwira ngo mwigisha uzi ko n'abadayimoni ngo nabo bariko batwumvira. Ariko Yesu arababwira ngo ntimwishimire ko abadayimoni ngo babumvira, ahubwo ngo muje mwishimira ko amazina yanyu ngo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Bakristo bene data, hirya y'ivyo dukora buri munsi, hirya y'ubuzima dutuyemo, hirya yabo turi bonone, muzamenye ko hariho ubugingo buhoraho. Twahawe ubutware kandi ubutware bwo gutegeka. Icyo tudashaka ko bigomba kuba ticobaho, icyo dukeneye ko kiba dufite ubutware kandi ubwo butware twabuhawe na Yesu. Icyo dusabwa ni ukubwizera. Mureke dushira ubwoba. Satani yabitse ubwoba mu miryango, Satani yabitse ubwoba mu itorero, Satani yabitse ubwoba mu bantu. Abantu bari mu kugenda n'ubwoba kubera kutamenya izi imbaraga z'ubutware. Ariko iyo wamenye imbaraga z'ubutware uzushira ubwoba. Shira ubwoba ibabazize. Shira ubwoba we, shira ubwoba ibabazize. Shira ubwoba, shira ubwoba Haleluya. Haleluya. Intumwa zikiri kumwe na Yesu atarafa ngo azuke, nta mbaraga z'ubutware bari bafite. Ariko Yesu amaze gupfa no kuzuka, nico gihe bakiri imbaraga z'ubutware. Nico gihe bari ko babwiriza gutya Mwuka Wera amaze kubamanukira, hakamakizwa abantu 3,000. Iyo twakira imbaraga z'ubutware tuba twongererwa abakizwa. Mpamvu muri mukubona abantu batacongererwa abakizwa ni ukutagira imbaraga z'ubutware muri twe. Ariko iyo dufite imbaraga z'ubutware, haleluya, amen cyane, haleluya, abakizwa bazaba benshi kubera ko twahawe ubutware bwo gutegeka. Imana ibahe umugisha.